unya mu nzu uteka mu nzu nibyo uryama mu nzu ibintu byo muri Amerika byose nasanze ari umunyenga so narahishimiye gusa umuha inzoga kubera we bakavuga ati uyu ni muri muno wa Yaka nkazinywa pe nkazinyinyira abantu bakubura inzoga kubera babona gusa na Yaka. Hey guys, welcome and welcome back kuri Mugabo TV show. Uyu munsi nagarutse bazaniye Gapiropi the Great. I guess ko witwa? Gapiropi, gapiriyoko, kashamakokero. Gapineki ndege, gapineki ngorfani. Whatever name you wanna call him. He's the great guy, he's the good friend of mine. So uyu munsi yaje. Gapiro umeze neza? Meze bo. Urukumva umeze neza? Meze bye. Umeze bye. Uyu munsi dufite abacuti bacu bari kuri TikTok, dukurikiwe n'abantu 10 ariko bari ku murongo n'abantu 5. Uyu munsi buri muntu ushaka kubaza ikintu Gapiropi, gapiriyoko, gapineki imodoka n'ibindi na gapineki ngorfani, gapineki ndege ndahari. Arajya kura muri mute abaza ikibazo Gapiriyoko amusubize. Twagiye number 1 niba ushaka kubaza Gapiriyoko bwa mbere. Hey guys, mimi na mbere manje kosoza. Gapiriyoko ikibazo cya mbere kiragira giti. Ese mbere yuko uva mu Rwanda ujya kuza muri Amerika ni igice cyaguteye ubwoba cyo wari uzasange muri Amerika tutari biteguye tutari usanzwe uzi? Good question kabisa. Narinzi ko nazasangayo ubugari cyangwa umutsima. Icyo nicyo cyari guteye ubwoba? Wow. Nikijumba. Okay, so wabisanzeyo? Ikibazo cya kabiri cyagira giti. Ese ko nyine mu nkambi aho wabaga cyangwa wenda mu Rwanda wenda ko wakundaga wenda kugenda utembera n'amaguru ugenda ahantu hato na hato mu nshuti zawe hatandukanye, ese wiyumva gute ugera muri Amerika umunsi wa mbere uhagera ukabona hatandukanye utazajya ugenda n'amaguru ubona ibintu byose ari kugenda n'imodoka? Wabyifashe nk'ute, wabyakiye ute? Nakoze. So icyo nasubiza nanjye nkigera hano byarantunguye. Yibaze unya mu nzu uteka mu nzu nibyo uryama mu nzu ibintu byo muri Amerika byose nasanze ari umunyenga. So narahishimiye. Icyagutungura ni kimwe. Nuko nagiye nyine wa chini nurira biriya biboro bimeze nk'ibisafuriya. Amerika yubaho. Okay. Ibibazo biracyakomeje. Ikibazo kimwe n'abandi bagakomeza. Ikibazo kindi cya gatatu kiragira giti. Ese ko numva bavuga ngo muri Amerika ngo haba akazi ngo uhageze ngo ntabwo mari cyumweru utarabona akazi ngo kandi ubona akazi gashimishije cyane kaguhereza amafaranga menshi ku buryo baho mu buzima bwiza ufite n'amafaranga ntacyo ubaye. Abandi bakaba bavuga yuko muri iyi minsi ngo nta kazi gahari. Cyaje kugenda bite kugira ngo akazi kaze kubura kandi ngo mbere karaboneka kandi? Aho ndagusobanurira. Murakoze. Hano mpabaye igihe kirekire. Nuza udashaka nyine wumva uzabaho udashaka gukora. Nyine Amerika ifasha abifashije. Nimba udashaka gukora nyine nta kazi uzabona. Nimba uje wumva ngo mu rugo bazamfasha, no, nawe ufite gukoresha imbaraga zawe kandi nta kazi koroshye. That's true. Manera nta bintu birenze. Nuza ukumva ko
ugiye kujya mu bindi byawe Amerika izaguta nyine. Amerika igira abagabo abashaka kuba abagabo n'abandi ikabagira ingegera mu gihe ashaka kubaza. Twe kuvuga rya jambo ariko ibyo ntabwo narivuga nanjye. none thank you. Ibibazo byanjye byari ibyo twakwakira n'abandi kandi murakoze kubwo kwakira ibibazo byanjye. Murakoze. Thank you, Tiger. Anybody who wanna ask any question, niba ushaka kubaza ikibazo twumva kitwereza ashaka gusohoka andika muri comment turaza kubaza agapiriyoko. Mu gihe ntegereje undi muntu ubaza agapiriyoko afite ikibazo cyo kukubaza. Uri ready ko nkubaza? njye mbaza nari Uyibaza ko ari iki kintu wifuza kumarira igihugu cyawe waturutsemo wavukiyemo cy'amavuko yawe cyangwa se iyo nyine igihugu cyawe cy'amavuko? Ni iki wumva wagifasha mu gihe bizaba bibaye ngombwa cyangwa se ubwo bushobozi? ni uko kirwanira. Ugeze sasa ukirwanira? Hari ukugenda n'amaguru, hari gutanga kashi ugafasha abari ku rugamba, hari ukubafasha mu bitekerezo. Ni iki wakoze muri ibyo byose? no kuba mfite y'inzu nicyo cyambere. Okay, ya nabyo nibyo. Yes. Ni ntari umuntu ushaka kubaza agapiriyoko niga n'ijambo. Dufite abantu 11 ara kuri TikTok tukagira abantu 5 hano hejuru. Ni njyewe. Okay. Gapiriyoko. Witeguye gusubiza ikibazo cyanjye? Ariteguye cyane. Ubuno igihe waziye muri Amerika waje kera turabizi. Sibyo? Kubera iki utibutse abo wasize inyuma? no ngenda bibuka mane Kutajya ubahereza kwayo mahera waronse. none se ngenda bahereza. Umuntu uri kukubaza ariko ni inshuti yawe kandi ntiwamuhereje habaye. Ninde izina rye? Ntabwo ari ngombwa kuvuga izina rye. Ariko ntabwo yakoze icyo kibazo atakuzi. Ya? Mane iryo ubibajije unyandikire. Umva kuri icyo kibazo nanjye mfite ikibazo ndakomeza. Okay, niba ufite nimero yanjye ngaho nyandikira urebe ko nayakohereza aka kanya. Okay. Nta kindi kibazo wamubaza? Uretse ikindi uyabanza mubaze ugutayiga. wowe nshaka kumenya izina ryawe ninsanga uri muri ba bashuti banjye uramutsama. hari abajinge ntamo hari igihe ari muri abo ngabo. Naba ari muri we yabihakanye azahiruka yabonye. yanze kuvuga izina rye nabi. Twakomeje. So kuba dukurikiranye kuri Mugabo TV show ibibazo biracyakomeje biracyagenda imbere. N'abandi bashaka kubaza namwe muze kuza kubaza no mu comment muze kuza kutubaza munakantu bibutsa no gukanda subscribe muna liking video na comment mushare inshuti zanyu kugira ngo zize zirebe ibiganiro dukora bya buri munsi. Ikindi kibazo kiragira giti ese kubwo kumara kuva mu Rwanda wavuye uvuga ati nzafasha abakene nasize mu Rwanda cyangwa ati se nzafasha abatishoboye nagendeye ku bwoko cyangwa se nagendeye ku wari we wese ngo turaziranye cyangwa ntituzi ibyo bintu waba warigeze ubitekereza cyangwa ntabwo wigeze ubitekereza? Wageze hano muri Amerika uratamarara. Nicyo cyari ikibazo cyanjye. Murakoze. Apire urasubiza ntusubiza? Ndasubiza. Okay, narabitekereje. Watekereje iki nyine akoje bibiri? Watekereje gufasha abatari bene wanyu na bene wanyu cyangwa watekereje gufasha bene wanyu gusa? Natekereje gufasha buri wese. Okay. Yeah. None warabikoze ntiwabikoze? Narabikoze. Okay. Okay. Gapiriyoko yibagiye gutwara giranye ihene. Gapiro wabyumvise umuntu arakuzi. Umunsi waragiraga ihene uri umushumba w'ihene
uriya munsi ko mbizi ko wabaga ku bw'ubuzima bubi ko waryaga ari uko agiye kuragira ihene kugira ngo urebe ko wabona ibiciro wenda byo kuba wahahira umuryango uwo munsi ngo barya. Ese byibuze niba wibuka abantu koko ari ibya nyabyo atari ibyo kugira ngo ubeshye abantu badukurikiranye abafana bacu, uwo munsi wibuka uburyo waragiraga ihene, nyuma yaho ujya witekereza ukavuga ati burya ubuzima nabagamo Imana yahinduye amateka ati nanjye uko nshoboye kose mfasha nk'iyo mfite nanjye nzafasha abatishoboye. Ibyo bintu urabitekereza? narabitekerezaga. That's why nanabikoze. Ariko uyu muntu uri kukubaza cyane mufitanye ikibazo kiri in deep. Ibibazo ari kubaza akugenda ashimangira ibintu bigenda byisubiramo. Baranohe. Undi muntu wundi ushaka kubaza gapiriyoko arahari? Okay, niba ntawe uhari gapiriyoko ndongera ngiye nkubaze. Negiki wifuza ko negiki utekereza ntiye wifuza kugera mu myaka 5 iri imbere? Kugira umugore. Yeah. Negiki ubuzima bwakwigishije mu myaka umaze kuri iyi si? Ubuzima bwanyigishije gukora. Bwakwigishije gukora? Yeah. Haba ndi muntu bajije akabazo nako ni comment ashize warasetse ngo kuragira ihene kari ngongara. No man, uwo ngo ndamusubiza. Waragiranye gapiriyoko arabyibuka. Yakajya nka melody. Nani gapiriyoko se? Gapiriyoko. Man, wizane imikino hano turi muri none se gapiriyoko uzi ko hari abantu bakunda kuvuga amateka y'abandi kandi kuragira ihene nta muntu utaragira ihene. Kwibeshya suzi ko biba. Nige waba wamwibeshyeho. Oya ndamuzi neza. Muhizi nta kibazo ufite ariko kubaza agapiriyoko no muri comment. Hari undi yanditse ngo ujye usubiza comment nzima. No bari kuzana ibira comment bye. Shit. Ntabwo ngiye nkunda kuganira ariko ntabwo nkunda comment za pirate muza musakuza ukuntu. Teta wa Chris, hi. Ufite ikibazo rero cyo kumubaza? Ufite ikibazo cyo kumubaza? Yego. Shambaza narebe. Ko nonje kuzashaka umugore urukundo ni iki? Ako kana. Wowe nkunda ni iki? Urukundo ni iki? Urukundo ni iki? Urukundo ni iki? Urukundo ntabwo uruzi. Uzashaka umugore udakunda? Urukundo ni iki? Urukundo? Nyine ni ugukundana like umukobwa n'umuhungu bakundanye. Ntabwo ushaka kuvuga ku rukundo? Rata icyo ngicyo nta kibazo. Ikindi kibazo kingiye kubaza. Agaciro k'umugore ni akahe cyangwa se kugukunda? Man, ni ukumukunda. Like ubwumvikane. Ubwira agaciro kaga. Okay, ubwumvikane, that's it. Nzamutetesha, nzamutonesha, nzamugotesha. Atagutonesheje. Ubwumvikane gusa. Urukundo ari ubwumvikane? Oya nabyo birimo nyine yo gukundana biza mbere. Ubwumvikane bikaza nyuma. Okay. Wenda wundi ushaka kumbaza? Ngiye kubaza ikindi kibazo. Hagati ya Trump na Kamala Harris ninde uri gufana ninde uzatora? Harris? Ngiye nzatora Trump. Kubera bamupfumuye ugutwi? Oya kubera ko afite n'umugabo azi icyo gukora.
nahise wamusanga mu buriri. Mu buriri? Ahubwo urahereze nabonye azashyigikira abagabo. Ubonye azashyigikira abagabo? Niyo mpamvu uzamutora? Njyewe nzamutora pe. Reka nkubaze njyewe ikindi kibazo. Bambi naramutora. Mbaza ntari. Wamutora se batangira gutora nawe kutubeshya. Urinda Yaka. Ni iki wabwira abantu bajya bavuga ngo usa nka Yaka? Ngo gapiriyoko na Yaka bashobora kuba bavindimwe, gapiriyoko na Yaka bashobora kuba bavindimwe, gapiriyoko na Yaka ni abatwini. Hari nyemba mbona umwe ashaje undi akiri mutoya ariko mujya gusa. Ninde ushaje? Yaka arashaje. Yaka ntabwo ashaje. Imyaka ye niyo irangana? Afite imyaka ingahe? Iyo ari yo yose ntabwo mungana mu myaka. Yaka ntabwo ashaje. None se gapiriyoko reka tuvuge umurugero nkangira mama turasa. None se mama bavuze ngo ngira mama harimo umwe ushaje ni ukuba ari mukuru kuri njyewe. So rero wowe na gapiriyoko wowe na Yaka ni mukuru kuri wowe. Neze kubera ko uzanye icyo kiganiro. Nyine udusubize wowe na Yaka cyo mupfana. That's it. Yego cyangwa we. Ugiye kumwipakurura se? Ngo umuntu avuga kimwe. Hano uri kumubona yanditse. Mani, njyena ntago wenda navuga ibintu byinshi. Wenda yakashize igihe kirekire atananyibuka. Ariko yari inshuti yanjye nyine like best friend. Ntabwo ari ugutwika cyangwa iki azabivuge cyangwa se anabihakane. So Yaka ni umuji wanjye twakoranye hariya ku kigega mu Kabasazi. Ariko mani gusa unywa inzoga kubera we bakavuga ati uyu ni murumuna wa Yaka. Nkazinywa pe nkazinyinyira. Abantu bakugura inzoga kubera babona gusa na Yaka. Ahantu ngeze hose baranunyitirira. Ahubwo gusa biranshimisha. Ngo hari umuntu wanditse hano ngo ko bavuga ko Yaka yari sheri wa Kidume, hari amakuru biziho. Abantu nabo barasabye. Ndi kubireba hano ni ukuri ndi kubaza ndi kubisoma muri comment. Yaka utazanuka ntabwo mbivuze. Ngo ko hari umuntu uvuga ngo hari amakuru dufite ko Yaka yari sheri wa Kidume, hari amakuru biziho. Ntabwo mbizi ariko ndabizi ntabwo mbizi. Nyumvira sasa. Ubwo se urabyemeje urabihakanye? Ntabwo mbizi ariko ndabizi. Ntabwo mbizi. Dore Yaka utazabona iyi video gapiriyoko kavuga ati yagushyize hanze. Hari umuntu wanditse muri comment, ngo barakubeshyera sha Yaka ntimusape. Turi kumwe. Cyangwa Yakasa nawe wowe ntagusa nkawe. Njyewe nsa nanjye nimba hari undi usa nanjye ubwo nuko. Hari undi muntu wanditse ngo ubwo ni ibanga se wasanga Yakana uranzi ndi gapiriyoko. Ntuza kubite comment hari. Ngo hari undi muntu wanditse ngo bari abasheri pe ngo byaberaga mu gikoni. Yaka umva ibintu byose birazwi. Njye ntacyo mvuga. Ntabwo nzi ibyo uri kuvuga. Ariko gusa akantu nzi ka Yaka. Keidu. Yaka urakazi.
Okay, ni igiki wibuke nabaye abantu wibuka mu nkambi ya Byumba utazibagirwa na rimwe kutange kwa kamtaramba n'ikibazo ubwo nzibuka Yaka Jotembe Zahirwa abandi bose kubera ko abanye wibuka oya nande harya nawe indese wowe ngewe siki ese nkuzi uvuze Tayiga aranditse ngo ariko Gihembe yaragendesheje pe abo bose nabigihembe utamu yawe ntawe nibuka okay ni igiki ujya ukumburira mu nkambi ya Gihembe aho wagereye muri USA mani kuva muri 2006 na 15 naje 2015 no kwa 2005 iryo 10 ryose rukuri kuraho nge nabyo mba nitaye nicyo gena nabwo nti waravuka mani ducika butora ducika butora ikintu nibuka ikintu nibuka cyangwa icyo nkumva ikintu ujya wibukira mu nkambi ya Byumba ukumva wahasubira gukubita imberegeshi biriya bintu byarandyoheraga no gutera amarori nicyo njya mpibukira abantu n'amagorori hari amazina 3 ngiye kukubwira umbwene uzi ahantu aturuka Tayiga Gasipera Butamu Nyiramariza abo bantu nabahe kuko ndiko nabona kugenda babandika muri comment cyane mukabasazi mu gace kiwacu okay kubera ahantu muri kugenda byandika muri comment niyo mpamvu ngende ko ziba ari kukubaza gusa okay ndabisubiza man iyo utaza kwitwa gapiriyoko niyo zina wifuzaga kwitwa ntaricyo amazina abanyana ni gapiriyoko ku byangombwa oya okay iki cyo ntabwo nshaka kwerekana ID yanjye niyo ntabwo mvuze ngo yerekane ariko niba ataraya nyayo okay niyo yanyayo ku byangombwa okay twagiye ufite imyaka ingahe niba atari ibanga kuko ndi kubona umukobwa Butama ari kubibaza mfite imyaka ingahe mfite imyaka ingahe anjye sinkuzi ndamenya imyaka yawe harya kandembaze mama 50 ndagapfusha rade mwayibusha imyaka ya gapiriyoko nyina ubu byaravuze ko ari 50 urakoze sha ndanagukubye hari umuntu Gasabongo yanditse comment ntago nayivuga gusa irababaje Gasabongo ntawe yasinze izina kwise ndivuze n'abantu banyanga ngena mare uzanyita uko ushaka gusa ikize nuko mba naramutse ikibazo cyakurikiyo cya kabiri okay gira ikintu ubwira abantu bari kuri YouTube n'abantu bari kuri TikTok icyarimwe kuko bari kuri TikTok bari kukureba buno abari kuri YouTube bazakureba nko mu wenda iyi video izarastinga byibuze imyaka myinshi gira ikintu babwira ijambo inama y'umunsi mani n'ubundi ni ugusezera gusa mwirinde ikindi mukore mani kubaho turi abajene tudakora ni ikibazo mukore mani bakura amaboko mu mufuka cyane bashaka amafaranga bayashake umusore udakora umusore utifuza gukora umufata ute
nta burwayi afite, ntiyabuze rayidi, ntiyabuze akazi, gusa nagashaka gukora. nka biriya biterura ibyuma nibyo biba byirata. Bambi baterura ibyuma bazaguha bene wayo bazakwirenza. Umuntu wateruye icyuma kankubita hasi ngo wavuze gutya ku bundi uzankubita hasi. Mani dukore mani, turacyari bato. Yes, that's it. Let's go. Ciao ciao. So guys, mwakoze kubana natwe, mugire byiza, turabakunda cyane. Ari abari kuri TikTok, ari abari kuri YouTube bazari kino kiganiro. Ikindi gapiriyoko bagira inama, mukora amaboko mu mufuka mukore. Dukore man. Udakora ntakarige. Asore mama. Ntakarige. Man, dukore man. Turacyari bato. Yes. Ubwo rero nizere ko abantu kino kiganiro kizabashimisha. Ciao. Ciao ciao.